Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira gahunda za Iwacu Today TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'amakuru dutegurirwa na radiyo Ijwi ry'Amerika. Kora subscribe kugira ngo andi makuru atazagucika. Reka duhuze umurongo na radiyo Ijwi ry'Amerika tuyabagezeho. Ni radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. None se mwebwe mukangurira mute abakristo kumva akamaro ka Noheli mu buzima bwabo bwite n'ubw'umuryango mugari? Ngira ngo ubundi ubutumwa bwa Noheli burisobanura ubwabwo, kubera yuko marayika bwa mbere abwira Mariya ko azabyara Yesu, yaramubwiye ngo azamwitire Yesu kuko niwe uzakiza abantu b'ibyaha byabo, kandi ngo byagira ngo bisohoze ibyo umuhanuzi yavuze ngo umwari azasamina azabyara umwana bazamwita Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Usanga rero izo ngira ngo nizo teme ebyiri, nizo nyigisho nkuru cyane cyane mu gihe cya Noheli kuri twebwe, guhamagarira abantu kwihana ibyaha kandi no guhamagarira abantu kugendana n'Imana. Ibyo ngira ngo niyo nyigisho nkuru mu itorero ryacu. None se Padiri Nkusi, Kiliziya Gatolika mwebwe musobanura mute iby'uyu munsi wa Noheli mu muco w'Abanyarwanda? Ibyo Pastor avuze Antoine nanjye rwose ndavuga ko ari byo shingiro ya byose. Uwo munsi wa Noheli urisobanura, amateka dukurikira ntabwo yabaringa. Umwana w'Imana igihe cyarageze nk'uko byari byarahanuwe, yigira umuntu abana natwe. Mu muco w'Abanyarwanda rero bari basanzwe bavuga ngo Imana yijwa ahandi igataha i Rwanda. Abamisiyoneri babanje kusana barwanya ijambo Imana bakavuga Mungu, abamisiyoneri ba mbere mvuga, ariko Imana ni Imana nyine, kandi iyo Mana yatwiretse mu mwana wayo. Iyo Mana rero niyo kuyishimira kuri Noheli. Icyo navuga cyihariye wenda abakatolike bagira ni uko batangirana igihe cya Adventi, bakagira iminsi yo kwitegura, kuko akenshi bikunda gutangirana n'ukwezi kwa 12. Noneho buri cyumweru kikagira isura, akaba ibyo bita barwita uruziga couronne d'avant, igizwe n'amabuji akenshi 4. Amabuji akaba agira icyo avuga. Izo buji, izo urumuri rw'ukwemera, urumuri rw'amahoro, urumuri rw'ibyishimo, urumuri rw'ubuvandimwe, kucana bikagira ikintu umuntu akumva ko ari mu rugendo koko byateguwe. Ibyo rero pasiteri yavuze rwose ko kwihana bikwanga bya byaha. Rero mu gihe cya Adventi akenshi kiba hagati y'ibyumweru 3 n'ibyumweru 4. Abantu baba bashishikarijwe kwigorora n'Imana, kwigorora hagati yabo. Abashobora guhabwa rya sakaramentu rya Petesiya bakayihabwa, n'indi migenzo myiza. Rero ubwo rero Noheli ni umunsi wo kwakira iyo Mana, kandi abantu bakayakira atari kureba gusa iby'inyuma, cyane cyane basukura imitima. Nabyo umuhanuzi Yohani Batista akunda kuvuga cyane mu gihe cya Adventi, igihe yashishikariza abantu ati nimuhinduke. Abantu kategori zitandukanye bati se dukora iki? Abasirikare bati dukora iki? Abakora mu mafaranga bati dukora iki? Akagenda abwira buri muntu kwemera guhindura amatwara, kugira ngo koko imitima y'abantu ikere kwakira uwo mwana w'Imana uza kwigira guturana natwe. Noheli rero nziza ni itangira mu mitima kandi ikanakomereza. Reka noneho twumve icyo Pastor Antoine Rutayisire abitekerezaho. Pastor Antoine Rutayisire, ivuka rya Kristo ritanga ubuhe butumwa ku bakristo b'Abanyarwanda muri iki gihe cyuzuyemo ibibazo byinshi n'imibabaro? Ngira ngo icyo ngicyo ni ikibazo cyiza, uretse ko ntazi ibibazo byinshi n'imibabaro niba ahantu ku isi bitari, kuko abakristo b'Abanyarwanda sinzi niba aribo bafite ibibazo byinshi kuruta abandi bose. Kuko nta gihe isi itagize ibibazo. Hari ibibazo, ekonomi y'isi muri kino gihe ihagaze nabi mu bihugu byose. Ugiye mu myitwarire, abantu barakubwira yuko agahinda gasaze kabaye kenshi, karazamuka ku isi yose ndetse no mu bihugu bikize niko bimeze.
ibyo rero ubundi iyo urebye neza ubutumwa marayika yabwiye abari abashumba bari baragiye intama, yarabwiye ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro bibe ku bo yishimiye cyangwa ku bayubaha. Urumva rero ubutumwa bwiza bwa Noheli ukuyemo yuko ari ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ariko ni n'ubutumwa bwo kwibutsa abantu yuko Imana iri kumwe nabo muri ibyo bibazo rero uvuga biri ahantu hose bigoye abantu benshi. Iteka ryose Imana ihora ibwira abantu ngo ibibazo bizabaho, ariko ntimuzatakaza ibyiringiro kuko Imana iri kumwe namwe. Ngira ngo n'ubundi yewe naho nigishije muri iyi minsi hose nagiye mbisubiramo, naho nzigisha muri iyi minsi iri imbere nzabisubiramo, kuko ubundi ubutumwa buba ubutumwa bwiza iyo uhereye ku nkuru mbi abantu bafite, hanyuma ukabereka uburyo Imana iba igisubizo muri ibyo bibazo byose. Noheli rero ni igisubizo cyiza, kubera ko n'indirimbo abamarayika baje baririmba bavuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bantu yishimira. Ngira ngo nibwo butumwa dukwiye kubwira abantu mu gihe nk'iki ngiki. Padiri Nkusi, kubera ko hari abanyarwanda benshi bagorwa no kwizihiza Noheli bitewe n'ubukene, ni ubuhe butumwa Kiliziya Gatolika itanga ku bantu badafite ubushobozi bwo kwizihiza uyu munsi? Kiliziya ishishikariza abifite kutibagirwa abavandimwe babo, kuko Noheli bigize ku buryo bwo kwikunda ubu uciye ku ruhande rw'icy'ingenzi. Rero urukundo rugomba kugaragara, kuko nibyo abepiskopi bavuga, ndetse n'abanyarwanda gusa no mu Rwanda, kandi si n'abategetsi beza bashishikariza abantu kumenya ko iyo minsi mikuru ibereyeho kwerekana ubusabane. Ibyo rero mu Rwanda biravugwa, byaravuzwe, kandi kuko ni nacyo gishimisha uwo tuba twakira, ari we Nyagasani utwigisha urukundo rw'abakene, rw'abatifite, rw'abarwayi. Kandi ibyo ntibigaragarije gusa mu bintu bifatika, burya hari ubukungu dufite tudakoresha neza igihe, kubonera igihe umuntu, nabyo abepiskopi n'abavugabutumwa bose barabivuga, kandi ni ingirakamaro koko. Ubwo rero Noheli nziza nigaragarira muri uko kwitanga kwa buri muntu, uko umuntu ashoboye atirengagiza mugenzi we. Ni nabyo umuhanuzi Izayi ukunda kuvugwa cyane mu gihe cya Adventi abwira ati umukiro w'Imana ntagire uwucikwa. Ni ukuvuga rero ngo ibyo Imana irabivuga igakoresheje ubuhanuzi, noneho twebwe tugomba kubishyira mu bikorwa, naho ubundi ukwemera kwacu kwaburuka mu magambo gusa. Uravuga gusangira ntawe ucitswe. Pasiteri Rutayisire, amatorero mu Rwanda nk'itorero ryanyu ry'Abangilikani yagira uruhe ruhare kugira ngo Noheli ibe koko igihe cyo kwishimira, cyo gusangirira hamwe no guha icyizere abantu bose? Reka wenda nkusubize kuri icyo kibazo ntaciye kure, kuko n'uyu munsi twari mu materaniro dushishikariza abakristo bose bafite ubushobozi, bafite n'ubushake, kuzana amafaranga, kuzana ibyo kurya, kugira ngo umunsi wa Noheli n'abantu badafite ubushobozi, ari abo duterana nabo cyangwa nabo duturanye nabo nk'urusengero, tuzashobore kubafasha kugira ngo nabo bamenye yuko ku munsi wa Noheli hari umuntu wabibutse, kandi ko hari umuntu witeguye gufatanya nabo kugira ngo abafungurire, abaruhure umutwaro bafite ku mutima kubera ibibazo baba bafite. Ibyo rero ngira ngo biri ahantu hose, ariko no mu itorero, genda avuga mu itorero mbamo, mu rusengero mbamo, n'uno munsi twahoze turimo kwibutsa abantu ko icyo gikorwa tugikora. Buri mwaka icyo gikorwa turagikora, nta nubwo tugikora kuri Noheli gusa, kubera ko twebwe mu rusengero rw'aho dusengera twashyizeho na porogaramu z'uko abakene baba hagati muri twebwe tubafasha, abana badafite ubushobozi bwo kwiga tukabasubiza mu ishuri, abadafite za mituweli do sante tukazibarihirira. Ibyo rero ni umuco twebwe twashyize imbere. Ntabwo mvuga yuko mu itorero Angilikani hose babikora, ariko rero ahenshi tubishyira mu murongo. Nibura nko muri paruwasi nabagamo, ibyo byari mu muco wacu kandi biracyarimo. None se muri Kiliziya Gatolika, Padiri Pierre Claver Nkusi, mwebwe mwaka amaturo mwaka agera gute ku bakene? Nko ku munsi wa Noheli abakene ngubu badafite icyo kwifubika mu gihe hakonje, mubafasha mute? Muri za paruwase dusubire inyuma n'ubwo uri mu butumwa i Burayi, ariko turebe nko muri diocese ya Kibungo aho wabaye padiri mukuru kenshi, amaturo muhabwa muyasangira mute
n'abatifite cyane cyane gusangira nabo kuri uyu munsi mukuru wa Noheli? Nahera ku ngero zifatika zakozwe na Karidinali akiri Kibungo, yakunze gufasha abana, akagira Noheli yihariye baha abana bose b'abanyeshuri n'ab'abakene rero mu cyaro, bagahagira umunsi wo guhabwa Noheli kugira ngo koko igihe bareba ikirugu bumve ko Yezu yazaniye umukiro, ibyishimo abantu bose, ariko by'umwihariko abana. Rero bikomereza no mu bantu nk'ibyo Pasiteri Antoine yavuze, no muri Gatolika Kibungo nabibonye, n'ahandi kandi nabashije kuba ndi nkiri Kigali mu myaka nahamaze, n'ahandi nagiye ngenda. Noheli kimwe n'indi minsi mikuru, mbese dukora nk'ibyo abandi nk'abavandimwe bacu b'Abayisilamu bakora ku munsi basoza ya minsi mikuru ikomeye bagira, ukumva ko kwishimira bidahagije, ahubwo ushimishwa n'uko usangiye, ugize ikintu uha, rebe no mudasangiye idini. Abakene rero, umukene w'ukuri ntabwo ufasha gusanga umukene ngo nuko musengana hamwe, ahubwo umukene wese aba afite isura y'Imana, aba agomba gufashwa. kandi ibyo Kiliziya, amatorero mu Rwanda arabigerageza. Kiliziya Gatolika rero nk'uko nyine ifite uburambe kuva kera, hari benshi bagiye bavuga bati ubukungu bwacu bwa mbere nubwo gusangira n'abakene. Amaturo rero si yandi gusa ashyirwa mu gaseke, amaturo y'ukuri nayo n'ayandi ahubwo atangwa no mu ibanga, ari nabyo Ivanjiri ivuga. Hari igihe utanga wenda bikaba byavamo gusa n'uwirata cyangwa se n'uwigaragaza, ariko rya turo ritanzwe mu ibanga rifasha wa wundi ukennye, iryo turo rirakomeye cyane, rigaragaza ubuhamya bw'ukuri ko ukwemera kwacu atari mu magambo, ahubwo rugaragarira mu bikorwa. Kora ndebe rutavuga numve. Uyu munsi mukuru wa Noheli turawuganiraho na Padiri Pierre Claver Nkusi, umupadiri w'umunyarwanda uri mu butumwa mu Bubiligi, akomoka muri diocese ya Kibungo. Ndi kumwe kandi na Pasteur Antoine Rutayisire, muzi nubwo bwose yacyuye igihe mu mwaka wa 2023, amaze imyaka myinshi yigisha muri za paruwasi zitandukanye, zirimo cyane cyane iyo mu Biryogo Saint Etienne ni na paruwase y'i Remera, ariko arakigisha. Yavuze yuko atazareka kuvuga ijambo ry'Imana. Pasteur Antoine Rutayisire, ni gute abakristu bashobora kwizihiza Noheli mu buryo bushimangira ukwemera no kwiyubaka, aho guheranwa n'ibintu by'isi n'ibigezweho muri iki gihe? Urakoze kubaza icyo kibazo, kubera yuko ubundi ubona Noheli abantu barayitesheje umurongo. Usanga igihe cya Noheli abapolisi bose za rukometere batangiye kuzitunganya, batangiye kubashyira hirya no hino, kubera ko bazi ko Noheli ubu abacuruza inzoga baranguye nyinshi, abacuruza utubari n'amaresitora, inyama zuzuye amafurigo, kuko usanga Noheli ubu umujyi wose uratatse, ibiti ahantu hose. Mbese usanga Noheli yarahindutse business kuruta uko yahindutse spiritual festivity, mbese umunsi mukuru wo mu mwuka. Ibyo rero umukristo yakwitegura ate? Ntabwo nanze ko abantu banezerwa, tukanataka n'amazu, tukanataka n'umujyi, ariko ntabwo twagombye kugarukira aho ngaho. Ubundi birababaje kumva yuko dutaka umujyi, twarangiza abapolisi bakarara mu muhanda baturinze ngo twe kugonga amapoto twasinze, twe guteza amaksida. Ubundi Noheli wagombye kuba umunsi wo kwishima, ariko ukaba n'umunsi wo kwifata, tukamenya yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo adukize ibyaha byacu, ntabwo ari ukugira ngo tubyice ku munsi twibuka yuko yavutse. Ikindi ni igihe cyo kugira ngo abantu basubire inyuma batekereze, bumve yuko icyazanye Yesu mu isi ni ukugira ngo Imana ibane natwe, twibuka yuko dufite Imana ibana natwe, Imana itureba bikaturinda kujya mu byaha, ariko n'Imana iturinda bikaturinda kujya mu byago. Ubwo rero urumva ni umunsi twagombye kwizihiza, ariko dufite kwifata, ariko dufite no kunezerwa, byombi bikajyana. Ni uko nguko uwo munsi twagombye kuwufata. None Padiri Nkusi, wowe muri Kiliziya Gatolika mwizihiza Adventi, ni iki abakirisitu bigira muri iyi myiteguro y'ibanze kugira ngo bamenye ibisobanuro nyakuri bya Noheli nk'uko Pasteur Rutayisire amaze kubivuga? Inyigisho rero Kiliziya itanga ni izishingiye ku ijambo ry'Imana mbere na mbere, kuko nigeze kubivuga mu kanya. Umuhanuzi Izayi bamwe bita rwose nawe ni nk'umwanditsi w'Ivanjiri ndetse wabanjirije babandi bane bazwi, kubera ko yagize amahirwe yo kubwirwa amabanga menshi avuga
mesiya uzaza agatanga amahoro, nk'ibi agatanga ingero muzi ko abahanuzi bakunda kuvuga nk'abasizi bati inyamaswa zari zisanzwe zizirana mu gihe cya mesiya zizaba zirebana zibane mu mahoro rwose, ndetse n'umwana muto aragire intare, aragire ibikoko bisanzwe bibuza abantu amahoro. Ni uburyo bwo kuvuga ko mu gihe cya mesiya aricyo turimo tumaze mu myaka 2025 nyine ni igihe cyiza. Ubwo rero kiliziya yigisha ihereye kuri ibyo, kuri aya magambo meza avugwa. Abantu bavugwa hari Izayi, hari Yohani Batista, nongere mugarukeho, umuhanuzi wa nyuma werekanye neza kuko ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Hanyuma abandi rero batanga urugero, Bikira Mariya wakiriye kuko ubutumwa bwa Arikangeli Gabriel kuko na pasiteri yagiye kubyibutsa. Hanyuma no muri iyi minsi yegera ibitangaza byabaye kuri Zakariya na Elizabeti, ibitangaza byabaye kuvuka kwa Samson mu isezerano rya kera. Mbese ijambo ry'Imana ubwaryo niryo rigenda ritanga inyigisho zerekana ko ibintu habaye impinduka kuko kuva mesiyaje, ko rero kizira gusubira inyuma, kizira kwitwara nk'umuntu utaramenye iyo Mana yihishurira abantu. Ubwo rero igihe cyagera rero mu gusoza bikaba bivuga ngo kuko abantu ntibagiye mu bintu by'ifutu. Ndibuka ko hamwe na hamwe bivuga no bitari mu kibazo, ahantu hamwe na hamwe iminsi ya nijoro bayivanyeho. Kubera iki? Kuko abantu bavagayo basinze, bagendaga banyweye, ntibemere ko n'amagambo bahita neza. Rwose ndi muto narabibonaga ahantu bagiye bafunga bavanaho izo misa kubera ko byabaga akajagari, ugasanga ko byabaye bizinesi bamugane cyangwa byabaye ibyo bitaba muri antikite. Kera abaromani hari igihe bagiraga iminsi mikuru yo gusinda. Noheli si umunsi wo gusinda cyangwa se wo kutagaguza, ni umunsi ahubwo w'ubusabane, cyane cyane twishimiye iyo Mana yaje kutuvana twese mu bibazo kugira ngo iduhe kuba abantu koko bashimishwa no gusangira ibikomokaho. Kugira ngo uyu munsi mukuru wa Noheli tuwumve kandi utwinjiremo mu buzima bwacu, twumve igisobanuro cyawo nyacyo, ndashaka kukugarukaho Pastor Rutayisire. Ufite ubunararibonye nk'igihugu cy'u Rwanda gikomeje kwiyubaka nyuma y'ibikomere bikomeye, Abanyarwanda bashobora gukoresha gute ubutumwa bwa Noheli bw'amahoro n'ubwumvikane mu kubaka igihugu gihamye kandi cyunze ubumwe? Urakoze cyane kubaza icyo kibazo, kuko ngira ngo na kimwe mu bibazo turimo kugira muri iyi minsi. Iyo ugiye mu nkiko, iyo ugiye hirya no hino, ubona umubare w'ubwicanyi ugenda wiyongera. Yego, harimo ibiba bishingiye ku masambu, harimo ibiba bishingiye ku ngengabitekerezo yo gutsemba abantu, yo gutsemba abatutsi cyane cyane. Ariko iyo urebye neza usanga nabo babikora ari abantu bavuga yuko babatijwe, ugasanga umuntu yitwa Yohane, yitwa Petero, yitwa Paulo, ariko aracyafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ugasanga n'umwana wishe se ngo bapfuye isambu, n'umugabo wishe umugore bapfuye udufaranga dukeya yari yamubikije. Ngira ngo ibyo ni ibintu mu gihe cya Noheli, nibyo nakubwiraga, aho waba uherereye hose, buri kibazo cyose ubona ku isi igisubizo cyacyo kiri muri iriya zina rya Yesu. Kuko marayika Gaburiyeli yaraje abwira Mariya, ndetse ni nako yabwiye na Yosefu, arabwira ngo uyu mwana muzabyara muzamwite Yezu cyangwa Yesu, kuko ariwe uzakiza abantu ibyaha byabo. Rero ni igihe cy'abantu kugira ngo binyinire, birebe mu mutima, hanyuma wari uri mu byaha by'inzangano, ibyaha by'amatiku, ibyaha by'ubugugu, byo kwikunda, byo kwikubira, iby'ubusinzi, iby'urugomo, iby'ubusambanyi n'ibindi nk'ibyo byose. Bibuke yuko icyatumye Kristo avuka ari ukugira ngo tuvane muri ibyo byose. Kandi ikindi cya kabiri, wibuke ko abamarayika batangiye kuririmba, nigeze kubivuga, baravuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ngira ngo iki ni igihe twagombye kwibutsa abantu yuko ubutumwa bwa Christmas, ubutumwa bwa Noheli, ni ubutumwa bwo kubwira abantu ngo nimureke duhe Imana icyubahiro cyayo, ariko duha abantu amahoro, duharanire amahoro, tuyarwanire, tuyashimikire, tuyagereho, kandi turangiza tuyasigasire. Ubwo rero ni ubutumwa ngira ngo Abanyarwanda bose bakeneye kumva ko turi igihugu cyahuye n'ibibazo, turi igihugu cyahuye n'intambara, turi igihugu cyahuye
na jenoside, turi igihugu gikeneye kumva ubutumwa bwo kwihana ibyaha, ariko no ku rundi ruhande dukeneye kumva ubutumwa buduhamagarira kubana amahoro no gukundana. None Padiri Nkusi, iri vuka rya Kristu ryafasha rite mu gushishikariza ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda nyuma ya jenoside? Yezu yaje gukuraho inkuta. Biravugwa mu ibaruwa yandikiwe Abanyefezi, Pawulo mutagatifu nyine amurikiwe na Roho w'Imana yarabyanditse. Yezu niwe mahoro yacu, Yezu niwe muhuza, Yezu nta bwoko afite, nta bitekerezo by'ipariti imwe afite. Rero umunsi wa Noheli kimwe n'indi minsi ikomeye y'ubukirisitu niyo ifite rwose ingufu zo gutuma koko igihugu nk'u Rwanda nyine cyagize ibikomere byinshi nk'uko mwabyibukije, ibijyana na jenoside yakorewe Abatutsi, ibijyana no guhunga, ibijyana no gufungwa, ibijyana no kurengana, ibijyana ibibazo nubwo biba hose kuko uko Pasiteri Rutayisire bivuze, ariko mu Rwanda habaye iby'umwihariko, habaye akarusho, ariko noneho n'ibisubizo biriho. Ubwo rero ivanjiri nk'uko bivuga, ariko cyane cyane Yezu ubwe tumurebye neza tukumva imvugo ye, azana icyo na Papa uriho Francisco akunda kuvuga, Fratelli Tutti, yabyanditse mu baruwa yanditse avuga ati twese turabavandimwe. Niba turabavandimwe rero mu Rwanda aho nyine turusheho kubyumva ko ubukristo twamenye nk'uko bakunze kubivuga ntibube nk'umwambaro w'inyuma w'umutirano, ahubwo bube umwambaro w'imbere utuma koko umuntu atireba mu ndorerwamo z'ubwoko cyangwa z'imyumvire cyangwa amateka, nubwo abantu bashobora kuba bahuje ubwoko, bahuje n'icyo, ariko bahuza ibitekerezo. Rero turebe imbere, haniho heza. Yezu nicyo atwigisha, nicyo roho we. Rero nakongeraho kuri icyo kibazo ko yari intumbero yahawe uyu mwaka ugiye kuza, uyu mwaka nyine ukurikira Noheli iratwinjiza mu mwaka mutagatifu w'imyaka 2025 ku isi yose Yezu atuvukiye. Noneho no mu Rwanda Kiliziya Gatolika iribuka imyaka 125. Ni umwanya ukomeye rero cyo bita Kairos, ni opportunité kugira ngo rwose, kuko ibyo n'abayobozi beza bavuga, ibyo n'abantu bose bashyira mu gaciro bavuga, yuko igihugu cyubakwa n'imitima mishya ivuguruye, n'imitekerereze mishya, no kwitangira ibyiza, nta kujya mu magambo asebanya, nta kujya gusubira mu byahise. Aho ngaho rero harimo ingufu twavana mu migisha ya Noheli, kandi n'ibyo dusabirana n'ibyo na Kiliziya yigisha. Urakoze cyane. Mbere y'uko turangiza ikiganiro ndashaka kugaruka ku ijambo Pasiteri Rutayisire avuze mu kanya, akomoza ku muryango, aho imiryango, abagize umuryango basubiranamo, ugasanga umwana yishe se cyangwa se umugabo yishe umugore we. Pasiteri Rutayisire, Abanyarwanda bashobora kwigira iki ku nkuru y'umuryango mutagatifu kugira ngo bakomeze ukwemera n'ubusabane bw'imiryango yabo muri iyi minsi mikuru? ngira ngo icyo ni ikibazo cyiza nanone, kubera ko uriya muryango mutagatifu ari umuryango utangaje cyane, kubera yuko kubona Mariya atwita, hanyuma marayika akabwira Yosefu, anamusanze mu nzozi, atamusanze mu iteraniro ngo n'abantu babibone, akamubwira ati uriya mugore wawe umwizere, kuko umwana atwite atari uw'umuhungu runaka, ni umwana wa Roho Mutagatifu. Yosefu akabyizera, agatwara umugore we, wese akavukira muri uwo muryango. Ngira ngo ni ikintu dushobora kwigiraho, kubera ko ubwo busabane, ubwo bwumvikane, urwo rukundo ni ikintu dushobora kwigira kuri uriya muryango, kandi ni ikintu gikomeye cyane, kuko kubona ebya na Yosefu uriya kubona yari abizi neza yuko Yesu atari umwana we, yamara kuvuka akamurera, akamufata nk'umwana mu rugo rwe akamurera. Urabona ikintu dushobora kwiga, kuko simbona impamvu umubyeyi, kuko muri kino gihe n'ibyo bibazo turabifite. Ubu hari abagabo benshi bari muri forensic barimo gupimisha za ADN z'abana, ngo ntibizera yuko abana bafite mu rugo ari ababo. Icyo kintu cyo gutakaza icyizere ukibona kirimo kugenda cyiyongera mu miryango, mu bagore kirahari, mu bagabo kirahari, ariko ngira ngo uriya muryango mutagatifu ufite byinshi watwigisha byo kwizerana no gukundana no gufatanya nk'umuryango, tukubaka imiryango ifite imbaraga kandi ifite ibyiringiro.